Ikaze cyane inshuti bakunzi ibiganiro mugezwaho nahanye initiatives mu biganiro hano kuri Hanye Space. Muri kumwe nanjye Uwera Agnes. Nkuko mubibona uyu munsi bafitiye umutumirwa umusore w'intarumikwa. Akaba ari umusore uturutse i Busogo kuri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Aratwibwira mu kanya hamwe n'umuryango ahagarariye Gift for Life, n'umuryango washizweho n'abanyeshuri biga muri kaminuza. Ku bindi bisobanuro aragenda tubwira buhoro buhoro turushaho kubamenya, tumenye n'intego yabo. Ikaze. Murakoze cyane. Nitwa Manzi Brice, ndi umunyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Busogo. Niga ibijyanye no ubumenyi bw'ibiribwa ndetse n'ikoranabuhanga rikoreshwamo, aribyo bita Food Science and Technology. Ni njyewe muyobozi wa club cyangwa se ihuriro ry'abanyeshuri yitwa Gift for Life Club, yita ku bana bafite ubumuga. Intego yaryo niyo guteza imbere imibereho y'abana bafite ubumuga. Murakoze cyane Brice, kandi nukuri ndabashimira kubw'uwo muhamagaro. N'umuhamagaro utagirwa na bose, cyane cyane wavuze ngo uwo muryango wanyu wita ku bana bafite ubumuga. Byumvikane ngo n'abana bari mu cyiciro cyo twita special need, baba bafite ibyo abandi badafite, ariko kandi nkuko ngira ngo nabisomye kuri flyer yanyu, disability is not inability. Nukuvuga ngo hari icyo bakora mu buzima bakagira uruhare mu iterambere ryabo ndetse n'iterambere ry'igihugu. Ndabashimira cyane kuko mwafashe iyo ntambwe. Ese Brice, intego yanyu nyamukuru ni iyihe? Kubera iki mwahisemo abo bana? Intego yacu ko tugendeye no ku ntego yatumye iyo karabi ishingwa, nuko tugiye tureba mu byaro aho tugiye duturuka cyangwa se aho tuvuka, usanga icyiciro cy'abafite ubumuga ntabwo bitabwaho bihagije. Ugasanga imiryango imwe n'imwe wajya nko gusura ahantu ugasanga wa mwana ufite ubumuga bahise bamujyana mu cyumba, baramuhishe ntaze gusuhuza abashyitsi, ntiyemerewe kugera aho abandi bari. Ishuri naho urumva ari ibibazo, ntajya mu ishuri, ugasanga bamwe bacikishiriza amashuri. Rero twebwe tubibonye gutyo duhita dufata umwanzuro w'uko twakemura icyo kibazo. Kuko nk'uko mubizi abantu bajya bakora business, ahantu hari ibibazo niho ubonera amahirwe. Wowe ibyo bibazo ubonamo amahirwe. Natwe twabonye ko ibyo bibazo hari ikindi kintu twabikoraho, aribwo twahise dutangiza iyo club yashinzwe n'abanyeshuri bishyize hamwe. Gahunda yayo ariyo kwita kuri abo bana bafite ubumuga, kuba bakwiga neza, babaho neza. Kuko mu byo twita cyane cyane ku myigire, ikindi tukita no ku mibereho. Urabizi no igihugu cyacu gifite gahunda kiri kurwana cyane cyane mu bice by'icyaro n'imirire mibi. Natwe rero dufitemo iyo gahunda yo kuzamura yo kurwanya imirire mibi muri abo bana bafite ubumuga. Nk'uko twagiye tubikora hamwe, hari aho twagendaga dukora umurima bw'igikoni kugira ngo tuborohereze abo babyeyi babo, iyo miryango yabo ibashe kubona imboga. Kuko buriya imboga nizo ahanini ziba zifite akamaro ku muntu. Kuko niyo ugiye gusanga umuntu uri mu mirire mibi, usanga akenshi imboga atajya zikoresha. Uzi ko ari byo? Ugasanga aririra, niba yiririye ibyo bijumba n'ibishyimbo, nta dodo, kandi dodo zifite vitamine A. Iyo vitamine A niyo ni ingirakamaro kuri wa mwana. Rero niyo mpamvu yatumye duhitamo gutyo, kugira ngo duteze imbere imibereho myiza yabo ndetse n'uburezi muri rusange tubuteze imbere. Ko hari abajyaga bavuga ko uwo mwana adakwiye, mbega nta kintu akwiye gukora. Kandi twagiye tubona ibimenyetso y'uko bafite ubwenge, yageze no mu ishuri ariga neza kandi akagera ku ntego. Apfa kuba yafashijwe. Kuko muri abo ngabo dufasha harimo n'abo dufite
bazi ubwenge kandi ubona ko batsinda neza cyane, ukabona ko hari icyizere ko hari icyo bizamufasha. Mu bintu mubafasha numvishemo kubafasha kubaka ubwo uturima tw'igikoni. Ni ukuvuga ngo uturima tw'igikoni ni ababyeyi babo kugira ngo mbafashe kubaka uturima tw'igikoni, bazasoroma imboga bazitekere b'abana. Abana nyirizina ni ibiki mubafasha? Aho ngaho gusoreho gato ntabwo ari ababyeyi tubyubakira, kuko niba ako karima k'igikoni tukubatse, wa mubyeyi n'abana bandi bari aho ngaho yego bose bazagiraho inyungu kuko bazarya imboga, bose zibagirira akamaro. Yego. Gusa wenda abana bo icyo tubitaho twavuga cy'ingenzi, akenshi narehereyeho kare navuze ko twita ku burezi. Yego. Abana bari mu ishuri tukabaha ibikoresho by'ishuri kugira ngo bige neza, kuko twagiye tubona ko akenshi usanga n'iryo shuri kuba atarijyamo ari ubushobozi bukeya. Nibyo. Kandi natwe abo dufata cyane cyane abo mu miryango ikennye, ya miryango itishoboye idashoboye kuba yabona ibikoresho by'ishuri, tukabafata tukabaha ibikoresho by'ishuri, tukabaha ibikoresho by'isuku nk'amasabune, ndetse byaba na ngombwa na school fees twaba twayishoboye mukayitanga. Yego. Brice, mfite amatsiko, none se ko muri abanyeshuri nk'uko twabyumvise, mwebwe ubushobozi mubukura hehe bwo kugira ngo mufashe abo bana nabo batishoboye? Buriya rero ntago inkunga igombera ubunini. Nshobora kuza nkamuhereza iyo karamu, yego, iyo bike muhereje, ishobora kugirira akamaro kuruta uko naza nkamuhereza 5,000. Nibyo. Kuko iyo bike ndayimuhaye ashobora kugenda akayikoresha ikizami, icyo kizami akagitsinda kikaba aricyo kimubera ikiraro cyo kwambuka akagera mu kindi cyiciro, mbega ibintu cyangwa se byiza kikamugeza ku ntego ze. Rero ntago inkunga iba ntoya, ahubwo umutima uyitanganye, yego, niwo w'ingenzi, umutima w'urukundo. Nshobora kuguha iyo bike nkayiguhana urukundo, nkaruta wa wundi waje akaguhereza 5,000 agucira mu maso. Nibyo. Kuko n'urwo rukundo mba nkweretse hari ikintu rukwigisha, rugusigira. kuko ya bike nawe uyifata nk'ikomeye, uyifata nka bike ya 200. Yego. Nibyo. Hanyuma ubwo ndimo kwifuza ngo abadukurikira bamenye, ese bano banyeshuri bemeye kwitanga, ese b'ubushobozi babukura hehe? Abanyeshuri bo nta kazi baba bafite. Yego. Mbega ni ukwigomwa, niba yajyaga kabiri akihangana akagera no ku munsi agasagurira wa mwana. Niba yari afite 2 agafata icyo 1,000 akagifashisha mugenzi we, nawe akajya ku bwe, aho hantu akoze ikintu kizima kuruta uko yajya kabiri. Ndabwira rero muri iyo gahunda twakoze ni ukwiyemeza. Yego. Ni ukwiyemeza ukaberaho ufitiye abandi akamaro, ukabaho ufitiye abandi umumaro. Kandi koko kuri iyi channel yacu ya Hanye Initiative, intego ni ukugira ngo tubeho neza, tugirire umumaro abandi, natwe ubwacu kandi tubeho twumva hari icyo dusigira isi. Hari umufilosofe wavuze ngo ushobora kuba wenda muri wowe utekereza ngo iyi si nta kintu wasanzeho, ariko byaba bibabaje cyane ko wayisiga nk'uko wayisanze. Ubwo mwebwe ndumva murimo kubahiriza uwo mufilosofe ibyo yavuze. Umurongo turi kugendamo neza. Yego. Ni byiza cyane. Ndifuza ko nka Gift for Life hari ibyo mwavuga ngo mumaze kugeraho, hanyuma n'ibyo mwumva mwifuza kugeraho wenda mu myaka 5 iri imbere. Yego. Buriya navuga ni nka ubundi groupe yose ifite igihe nashaka kugeraho. Yego. Kuba twarecaye tugahitamo ko twashinga iyo club, ntabwo twifuje ko twashinga ku mazare iyo club ifasha abo ngabo bo muri Musanze, muri Busogo gusa. Turashaka ko yaguka, kuko
kuko niba twafashaga 10 turashaka kuzamuka tugafasha 15 tugafasha 20 kuko abo ngabo abo bana bafite ubumuga baturuka mu miryango itishoboye yego abo bari muri Musanze gusa yego igihugu hose barahari yego rero twebwe intego zacu nuko tugeraho hose muri urwo rwego rero twebwe dufite gahunda yuko itaguma ari club byibuze ishobora kuba organisation cyangwa se ikaba fondation yego ikaba umuryango wita ku bana bafite ubumuga yego mu gihugu hose yego nta mipaka nta kuvuga ngo iri muri Busogo ikaba yagera hose yego kuba noneho hari n'igihe twazaba tugera tukayisakaza hose tukajya muri aya makampisi yandi University y'u Rwanda tukajya gutangiza ayo maklabu nibyo kuko aho ngaho naho haba hari abandi noneho bikagirira akamaro abanyarwanda bose twe nicyo tuba twifuza murashaka kuba imbarutso y'iterambere ry'abafite ubumuga mu gihugu hose support mwaba mushaka ku muryango nyarwanda ni nk'iyihe twe support dushaka nuko babashyigikira kuko twe turi abanyeshuri kandi ibyo bikorwa dukora bisaba ubushobozi yego kandi ubwo bushobozi buzava muri aba badushyigikira rero icyo dushaka nuko twabona abo batera abo nabita nk'abaterankunga bagashyigikira uwo mujyo turimo ntihabona ukwiye noneho natwe hari imbaraga idutera bigatuma natwe twiyongeramo imbaraga tukagira morale yo kuba twabikora noneho tubikunze kuko tuba dushyigikiwe kandi hari n'icyo biri kumara buriya uje niba dufite mu gihe twaba dufite nk'abaterankunga tugafata nk'abana nk'icumi tukabahera muri primaire tukaba twabazamura bagasoza segonderi cyangwa se bakagera muri kaminuza ibyo bintu natwe hari icyo byahita biduhindurira nibyo kuko natwe tuba twumva dukoze igikorwa gikomeye kandi cy'ingenzi kuko umusaruro tuba turi kuwubona kuko umwana niba umutangije primaire akayiga akagera segonderi akayisoza hari icyo aba yakwimarira yego kandi hari n'icyo aba yakwimarira igihugu twebwe mbega gahunda yacu ni ukugira ngo duhindure duteze imbere imibereho yabo kuko nka kaminuza yacu nayo ifitemo iyo gahunda y'uko yo guhindura ubuzima bw'abaturage bayituriye ahiri ni muri urwo rwego natwe rero tugendamo kuko tugenda mu izina rya kaminuza yacu yego kandi ibyo dukora tubikorera abanyarwanda ngo turi muri gahunda y'igihugu yo guteza imbere imibereho myiza nibyo urakoze cyane Brice ndimo kumva rero dukwiriye gusaba abadukurikira yuko bagushaka kuri nimero turi bubahe mu kanya bakaba wagira icyo yashaka gutanga mu iterambere ry'umwana ufite ubumuga yaguhamagara hanyuma n'uwabishobora yaza kuri kaminuza agahamagara agashaka Brice nk'umuyobozi uhagarariye itsinda uhagarariye club ya Gift for Life ariko by'umwihariko dushishikariza abantu mwese kugira ngo iki kiganiro mukore like mukore subscribe mukore share hanyuma muduhe na comments zo kugira ngo abanyarwanda bamenye yuko hari abana b'abasore n'inkumi bazi gushirika ubute bazi kugira urukundo rwagutse ndumva murimo kugendera muri cya gitabo nasomye hari agatabo abantu benshi bazi k'umugabo witwa Rick Warren the purpose driven life ako gatabo utari wagasoma nawe wagasoma kugira ngo twese hamwe tugirire umumaro abanyarwanda n'isi muri rusange ndifuza ko ugira ikintu ubwira nka message yo kubashishikariza kugana Gift for Life hanyuma no gufasha abana bafite ubumuga hanyuma no kugira ngo mubone support ego hanyuma unadusigire nimero ya telefoni muraza kureba hasi aho ngaho muri description murebe telefone mushaka guhamagara kugira ngo mutange inkunga n'ubufasha bwanyu kuri Gift for Life yego yego ari
ni nka kote yego nakurikiye cyane ivuga ngo mureke dufashe abakeneye gufashwa isi izaba nziza kurusha yego dufashe babandi babikeneye isi izaba nziza kurusha nibyo ako kantu nakagendeyemo cyane ari nako nkangurira abo badukurikiye buriya niyo yaba bike y'ijana hari icyo yamara yego niyo yaba kuko ntabwo dutanga ibyo bikoresho by'ishuri gusa yaba imyambaro yaba ikintu cyose cyafasha uwo mwana twebwe turagitanga yego rero gufasha ni umugisha kuko buriya ntabwo ufasha witeze yuko bari bugusubize wowe urafasha ubwo uwo umugisha ukazawutegereza ukaza n'ubundi baravuga ngo gira neza wigendere kuko ineza uzayisanga imbere yego ko uramutse ugiye gufasha ari ukugira ngo nawe ugire ibyo ubona aho uri kureba ubusa kuko aho ngaho uri gushora ntabwo uri gufasha niyo bitageze kuri wowe direct bishobora kuzagera ku wawe iyo bitageze ku wawe bishobora kuzagera ku muturanyi iyo bitageze ku muturanyi byagera ku wundi muntu ari kuri mu gihugu yego gufasha ni umugisha kandi twebwe dufite slogan ivuga ngo nkuko wabibonye kuri ka gafaya naguhaye disability is not inability yego umunsi hariho ngo nawe ni umutware cyangwa umutware kazi ubwo twabishyize muri rusange yego kuko nawe impamvu twabivuze gutyo nawe yemerewe afite uburenganzira bwo kubona bya bindi wa mwana utafite ubumuga yakabonye afite uburenganzira bwo kwiga bwo gukina baba banafite no kuba nuko badakurikiranwa cyane wenda ntabwo biragera ku rwego tubona nyine rushimishije buriya bari abana bafite n'impano urakoze cyane Brice uranyibukije hari umumama duherutse kuganira arankosora yaravuze ngo bariya abana ntabwo twabita ngo mu cyongereza ngo they are unable ahubwo yaravuze ngo they are children with special needs ni ukuvuga ngo bafite umwihariko wabo ahubwo tugomba gukurikirana kugira ngo tuwubyaze umusaruro kuko nabo hari icyo bashoboye kandi wenda bakaba bagishoboye abandi batagishoboye yego urakoze cyane kunyibutsa ako kantu cyane buriya abantu bagakwiye kubikurikirana buriya bari abana bafite impano kandi zimeze neza navuga ziremereye zishobora kuba zagira n'ikintu zikora kandi gifatika ahubwo ikibura ni uko badakurikiranwa cyane yego ni ukuvuga ngo birakwiriye ko bakurikiranwa birakwiye ko bitabwaho cyane kuko nabo ni abana b'u Rwanda ni u Rwanda rw'ejo kuko bya bindi nakora nawe yaza akabikora kuko ingero zirahari kandi zifatika ntabwo ari ibintu byo kugendera nakwita nk'igihiriri ni ibintu bigaragara yego no muri iki gihugu barimo kandi bafite ibintu bakora kandi bikomeye kandi bifitiye abanyarwanda akamaro yego kubera ko bitaweho muri cya gihe cyabo bakazamuka neza yego n'abo ngabo rero bakwiye kwitabwaho icyo twabasaba ni uko badufasha muri urwo rugendo rwo kubitaho tukiyubakira igihugu cyacu cyiza urakoze cyane Brice uwabashaka yababona ku yihe nimero rero uwadushaka yatubona kuri 0789 82 yego 92 72 wayisubiramo kugira ngo abadukurikira bayumve neza 07 82 yego 0789 82 92 72 iyo nimero iba no kuri WhatsApp yego wayihamagara wayandikira kuri WhatsApp kandi wakwakira yego wenda kubera yuko dufite abadukurikira batandukanye bamwe bari no mu mahanga turaza no kubashiriraho email kugira ngo babashe gukominika ikigambiriwe hano ni ukugira ngo dufashe umwana w'umunyarwanda wavutse afite special needs wavutse afite ubumuga nk'uko Brice yatubwiye
disability is not inability, ni ukuvuga ngo nabo hari icyo bashoboye. Hanyuma ngushishikariza wowe udukurikira, hari umuvugabutumwa wavuze ati birashoboka yuko hari umuntu utaziga ngo arangize primaire kubera yuko wowe wananiwe kugira icyo utanga. Hari n'utazashobora kurangiza kaminuza kubera yuko wowe wananiwe kugira icyo utanga. Tugira icyo dutanga, twubake umuryango nyarwanda, twubake isi, tube abantu beza. Murakoze, mugira amahoro. Nakongeraho ahantu hadusanga kuri ku social media turahari, kuri Twitter ni Gift for Life, kuri YouTube ni Gift for Life, ndetse na Facebook dufite page ni impano y'ubuzima. Impano y'ubuzima. Niho twabishyize mu Kinyarwanda. Ubundi Gift for Life mu Kinyarwanda ni impano y'ubuzima. Nibyo. Murakoze cyane. Murakoze cyane Brice, naho ubutaha.